Tubahaye ikaze kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda Mahoko, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero rya n'umuryango wawe. Harvest tuvuga ngo itorero n'umuryango. Rero uyu munsi ni umunsi wa mbere dutangiye amasengesho y'imisi 40, aho tuzifashisha igitabo cy'ubuzima bufite intego cyanditswe na Pastor Rick Warren. Nkuko mubizi abakristo bose ba Harvest nuko intego y'umwaka nuko ari umwaka Imana igomba gukomeza kudukoresha ibihambaye kurushaho, tuba bankore bandebero nka Gidiyoni, kuko Uwiteka yiteguye kudusubiza agaciro, kutugwiriza gukomera no kutwubahisha. Bityo rero ibyo bizaba ari uko dufite ubuzima bufite intego. Aya masengesho rero tuzayakora tuvuga ngo nkore bandebero nka Gidiyoni arangwa n'ubuzima bufite intego. Ni igitabo cyanditswe mu buryo tugomba kugisoma mu minsi 40. Buri munsi hazajya haba hari isomo rimwe n'umuntu uradufasha kuduha incamake, ariko kuri YouTube channel ya John Samvura Official tuzajya tubasangiza, hazajya haba hariho incamake y'icyigisho. Ku rubuga rwa WhatsApp rw'itorero tuzajya dusharinga nanone audio y'iki gitabo ku bantu batagifite, ariko ibyiza none wagishaka ukakigura ukagitunga ukagisoma, na nyuma y'imisi 40 ukazajya uyikoresha. Urakunzwe. Aho tuzaba dufite abantu bari kwiriza ubusa hirya no hino mu kazi, ku mugoroba tugasoza amasengesho. Ushaka kubyuka saa 9 iwawe ugasenga, ushaka kubyuka mu gitondo ugasenga, ushaka gufata saa 6 ukagera ku rusengero ugasenga, ariko buri munsi tuzaba dufite abantu bahagaze mu cyuho hano ku rusengero, bavuye mu miryango ufatizo itandukanye bari gusenga. Nawe uzaba umwe muri abo. Gira umunsi umwe uza ku rusengero uhagarare mu cyuho usengera itorero ryose. Urakunzwe. Turagushimye mwami Yesu, wahozeho mwami tutarabaho, niwe waremye byose mwami, ubiremesha ijambo ryawe, uturema mu ishusho yawe mwami, kugira ngo duhore tuguhimbaza tuzamura icyubahiro cyawe mwami. Turi imbere y'ubwiza bwawe, turimo turakuramya Kristo, ni wowe twegereye mwami, tuguhesha icyubahiro Kristo. Mu kubaho kwacu kose mwami, ni wowe dukwiriye gusingiza ibihe byacu byose. Amen. Wahozeho uri Imana iriho kandi uzahoraho, reka tuguhimbaze mwami Imana y'ibihe. Wahozeho Yesu uri Imana iriho kandi uzahoraho, reka tuguhimbaze mwami Imana y'ibihe. Wahozeho uri Imana iriho kandi uzahoraho, reka tuguhimbaze mwami Imana y'ibihe. Wambaye icyubahiro ndetse no gukomera, uri Imana y'ibihe, uzahora witeka. Yes. Wambaye icyubahiro ndetse no gukomera, uri Imana y'ibihe, uzahora witeka. Wambaye icyubahiro ndetse no gukomera, uri Imana y'ibihe, uzahora witeka. Wambaye icyubahiro ndetse no gukomera, uri Imana y'ibihe, uzahora witeka. Wambaye icyubahiro no gukomera kwawe Mana,
mugenga w'ibihe mwami shimwe wambaye icyubahiro ndetse no gukomera uri Mana y'ibihe uzahora witeka wambaye icyubahiro ndetse no gukomera uri Mana y'ibihe uzahora witeka wambaye icyubahiro ndetse no gukomera uri Mana y'ibihe uzahora witeka. Iki gitabo gifite ikibazo nyamukuru kibaza ngo isi nyibereyeho iki. Kugira ngo tumenye intego y'ubuzima nuko tumenye icyo tubereyeho ku isi. Bagerageje kwandika ibitabo byinshi n'umunsi baracyakora ubushakashatsi baracyavumbura ariko byarabacanze byarabayobeye. Igisubizo kiri mu ijambo ry'Imana. Igitabo cy'ubuzima bufite intego icyiza cyacyo ntabwo ari igitabo kivuga ko kizanye igisubizo, ahubwo ni igitabo kiturangira ko igisubizo kiri mu ijambo ry'Imana. Rero niyo mpamvu uyu munsi wa mbere tugiye kureba ko mbere na mbere ari Imana. Niba dukeneye kumenya intego y'ubuzima, mbere na mbere Imana. Niryo somo rya mbere. Iri somo rifite intego imwe gusa yo kutwibutsa yuko niba dushaka kumenya icyo Imana yaturemeye, niba dushaka kumenya icyo tubereye ku isi, niba dushaka kumenya impamvu turi hano ku isi n'icyo tugomba gukora, tugomba kujya ku Mana tukabaza Imana. Ese tuzajya mu ijuru? Tuzakora urugendo? Oya, ni mu ijambo ryayo. Niyo mpamvu tugiye gusoma Abakolosayi. Reka dusome umurongo umwe w'Abakolosayi, igice cya mbere cy'Abakolosayi. Abafite Bibiliya mwakwihuta. Isomo rya mbere turi kureba riravuga ngo mbere na mbere Imana. Igitabo cy'Abakolosayi igice cya mbere turasoma umurongo wa 14 tugeze ku wa 16. Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose kandi rero niwe byaremewe. Haleluya. Uyu munsi wa mbere ndagira ngo tuzirikane ngo niba dushaka kumenya icyo tubereyeho ku isi, tugomba kubanza Imana, tugomba kwegera Imana, tugomba kwibaza Imana. Niyo mpamvu aha mu Bakolosayi tubonyemo ikintu gikomeye cyane. Yesu Kristo, igihe twiga igitabo cy'Abakolosayi hano muri Harvest, twabonye ko kuvuga ko Yesu ari imfura mu byaremwe bitavuze ko yaremwe, ahubwo wiwe yabanjirije byose. Nk'uko Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana bubivuga, mbere na mbere ari ijambo, ijambo yahoranye n'Imana kandi ijambo yari Imana. Ngo nta cyaremwe kitaremwe nawe, byose niwe wabiremye. Muri we niho harimo ubuzima. Iyo uguze televiziyo, imodoka, igikoresho icyo ari cyo cyose, igihangano icyo ari cyo cyose, iyo ukiguze kugira ngo umenye uko gikora, kugira ngo umenye imikoreshereze yacyo, bigusaba kwifashisha kataloge cyangwa se inyandiko nyiri guhanga igihangano yashyizeho ikwigisha uko igihangano gikora, uko gitungwa, kugifata, kugikoresha. Natwe kugira ngo tumenye impamvu yacu tubereho ku isi, kugira ngo tumenye icyo twaremewe, kugira ngo tumenye uko tugomba kuba ubuzima buhesha Imana icyubahiro, ubuzima buramya Imana, tugomba kwegera Imana biciye mu ijambo ryayo, niho tuzamenya icyo tubereho ku isi. Niyo mpamvu muri iki gitabo dusomye cy'Abakolosayi yatubwiye ngo niwe wabiremye byose kandi niwe byose byaremewe. Imana niyo yaturemye kandi twaremewe Imana. Ni ukuvuga ngo intego y'ubuzima bwacu ni Imana iyifite. Imana ntago yaturemye gusa, ahubwo niyo soko y'ubuzima, niyo mugenga, niyo itugenga. Bityo rero
tubereye ku isi kubera ibintu bitatu by'ingenzi. Muri iyi nyigisho ya mbere tuhita tubona abafite igitabo cy'Ubuzima Bufite Intego, tugende kuri paji ya 25, nibyo ngiye gusorezaho kugira ngo usobanukirwe kubera iki imbere na mbere Imana. Haravuga ngo uyu murongo tumaze gusoma n'iyindi mirongo myinshi aba yatanze, cyane cyane hano umurongo yari amaze gusoma n'umurongo Abefeso igice cya mbere umurongo wa 3 n'uwa 4 n'uwa 5 wawusoma, aho havuga ngo ubwo ubwiru bw'Imana bwahishuwe kandi ko Imana yadutoranyije mbere tutari twabaho, idushyiriraho kugira ngo tube abantu bahesha icyubahiro, tube abantu babaragwa b'ubwabe bwo mu ijuru. Rero hari ibintu bitatu by'ingenzi turi kubona ko uyu munsi wa mbere. Icya mbere, umenya neza uwo uri we n'intego y'ubuzima bwawe iyo ufitanye imibanire na Kristo Yesu. Hanze ya Yesu ntabwo wamenya intego y'ubuzima bwawe. Hanze ya Yesu nta buzima buhari. Uzasobanukirwa neza icyo ubereye ku isi ari uko umaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ntuzamenya intego y'ubuzima bwawe. Icya kabiri, Imana yari igufite mu bitekerezo byayo mbere yuko utangira kuyitekereza. Ntabwo twahisemo Imana, ahubwo niyo yaduhisemo. Kuko ariyo yaduhisemo rero tugomba kuyegera tukamenya kuki yaduhisemo, yaduhitemo iki, ni iki tugomba gukorana none kihesha icyubahiro kinezeza. Icya mbere, tugomba kubanza kwakira Kristo umwami n'umukiza mu buzima bwacu, ni ukumwemera kuko yaduhisemo, ariko bisaba ngo twature tumwemere. Kabiri, tukazirikana ko ntabwo Imana yari dufite na mbere yuko tubaho mu bitekerezo byayo, bityo rero niyo mpamvu ariyo tugomba kwegera kugira ngo tumenye icyo tubereyeho. Icyanyuma nuko intego y'ubuzima bwacu iri mu mugambi munini, iri mu ntego nini, muri plan nini y'Imana y'ibyaremwe byose. Ni ukuvuga ngo intego y'Imana cyangwa se intego y'ubuzima irenze ubuzima bwanjye nawe, ahubwo iri mu mugambi munini w'Imana ku isi n'ibyaremwe byose. Intego y'ubuzima bwawe iri mu rundi rwego rwa gahunda ndende y'ibyaremwe byose, gahunda Imana yashyizeho isi itarabaho, isi itararemwa. Mwene data, ndagira ngo mubwire ngo uyu munsi uzirikane ko kugira ngo tumenye icyo twaremwe n'intego y'ubuzima bwacu, tugomba kubanza Imana imbere. Egera Imana biciye mu ijambo ryayo, niho uzasobanukirwa icyo waremewe. Uzamenya yuko hanze ya Yesu nta buzima, nta ntego y'ubuzima. Uzamenya yuko Imana niyo yaduhisemo, si twe twahisemo, kandi uzamenya ko turi mu mugambi munini w'Imana. Imana igumugisha. Iki gitabo buri munsi kizajya gisoza gifite ibintu bitatu by'ingenzi tugomba kuzirikana ku munsi wa mbere. Intego y'umunsi tugomba gutekerezaho iravuga ngo simbereyeho gukora ibyo nishakiye. Muri make tubere gukora ubushake bw'iki bw'Imana. Umurongo wo gufata mu mutwe ni umurongo twasomye mu Bakolosayi. Uraza gufata umurongo wa 16, aba ari we uza gufata mu mutwe. Ugerageze, niyo utawufata wose ufate B yawo. Byose byaremwe nawe kandi byose niwe wagize ute, niwe wabiremye. Ikibazo cyo gutekereza, nubwo hari byinshi binkurura hirya no hino, nakora iki ngo mpore niyibutsa ko ubuzima nyakuri ari ukuberaho Imana aho kuberaho kwinezeza. Tubereyeho Imana, ntabwo tubereyeho kwinezeza. Mureke tubanze Imana imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana igumugisha. Urakunzwe.